Ndagusuje neza kandi nguhaye ikaze. Ubuntu bw'Imana n'urukundo rwayo bibe ku buzima bwawe. Wowe wakoze subscribe nawe ugiye kuyikora, Imana iguhe umugisha. Ngewe ndi Prince Robert, umuhungu w'Imana n'Abanyarwanda. Abantu bose bumva ururimi rw'ubwami bw'Imana mvuga, mbahaye ikaze muri iki kiganiro. Iki kiganiro cyitwa Family Talk, ni ikiganiro dukora kugira ngo dukomeze twubake ubwami bw'Imana ariko tunasegasira igihugu cyacu ndetse n'isi muri rusange. Hanyuma tunifuza ko umuryango wacu wagira ireme, wagira ubuzima, wagira amafufu, ukagira n'amafaranga. Rero nje muri iki kiganiro, ni ikiganiro ngiye gukora mfite umutima ubabaye ariko ngomba kugikora. Niba uri umubyeyi ukaba ufite umwana w'umuhungu, ndakurarikira kuza kubana natwe muri iki kiganiro. Niba uri umwana w'umuhungu ukurikiye iki kiganiro, ndakurarikira gutega amatwi iki kiganiro ukacyumva tugitangiye kugeza tugishoje. Uri umukobwa ufite umufiyanse, uri umupapa ufite umwana w'umusore uzagira ikirenge mu cyawe. Ni ikiganiro mbonye kuri channel yitwa Max TV. Umwana w'umuhungu witwa Rwiziringa niwe utumye nkora iki kiganiro. Mwaramubonye kuri za TikTok n'ahandi agenda azenguruka akora utuntu ngo tw'abasirikare, ariko mbabajwe n'icyo kiganiro. Ndaza kubashyiraho agace gatoya k'aka video mumanze murebe impamvu mbabaye. Abahanga cyangwa se n'Abanyarwanda muri rusange baca umugani ukomeye uvuga ngo umwana uzaba umugabo yigera ipantaro ya se, ngo ariko umwana uzaba imbwa yigera ikanzu ya nyina cyangwa se ihururu rya nyina. Nje gukora iki kiganiro ngira ngo mbabwire yuko iteka ryose iyo abantu bangiza ireme ry'ubuzima bishamikiye ku muco, ku mahame y'irengayobora ry'ubumana, hari ikintu kimwe baba bazanira igihugu, bazanira n'umuryango muri rusange. Mbonye uyu mwana w'umuhungu yambaye ikanzu nk'uko mubibonye, yaje mu kiganiro yaberewe. Ushobora kumbwira ati se bigutwaye iki, twe ko turi gutwika? Ariko hari ikintu cyateye gikomeye, nakibonye mu bavugabutumwa, nyibona mu byamamare bigiye bitandukanye, kuza gukora initiation yo kwambara imyenda y'abadamu. Kwambara imyenda y'abadamu, kabona umuntu w'umupasiteri aricaye yashyizemo ibaze y'umugore, aje kuyikora, aje kuyambara kuri kamera, aje gukora ikiganiro. Abantu benshi babumva ari ibintu bisanzwe, ari ibintu biri aho ngaho, ariko reka mbabwire ko ari n'ikizira, n'Imana itabyishimira kwambara imyenda y'abagore. Ntabwo Imana ibyishimira. Ubwo ni kubwira ku bakristo ariko n'abandi bantu basanzwe, reka mbyite ububwa. Kubona umuntu w'umugabo yashyizemo igikwembe. Ubu hari abagiye kuza muri komenti ngo hari n'uhita kohereza ifoto kuri WhatsApp ngo urabona ngo iki gihugu, ngo isi perezida w'iki gihugu. Hari ibihugu rwose bifite umuco wo kudodesha udukote bagashyiraho n'amajipo, ni imico yabo. Ariko ngenda shaka kuvuga ku Banyarwanda, kuki umuntu w'umusitari ashobora kuza yambaye umwenda w'igitsina gore ari umuntu w'umugabo? Hanyuma umunyamakuru nabonye mu minsi yashize mwogezaga, ngenda munenze pe, munenge kuri kamera, ni umunyamakuru mugenzi wanjye ariko ndamunenze. Mwogezaga uyu mwana ni imfura, ni imfura. Ni amafaranga yego mushaka, ako se kwakira umuntu w'umugabo mugenzi wawe wubatse, kandi wibuke ko uyu nguyu ni umugeni mushya. Umwana wawe ko ari kureba iki kiganiro, nabona Rwiziringa ari umusitari nawe ejo akazayambara ipantaro ikanzu nk'uko yambaye, bizakunezeza. Abantu mwitwikira sosiyete, mwitwangiriza sosiyete, muzana iyo mico mpuzamahanga. Ariko reka mbabwire, niba uyu munsi turi 2026 resansoma ikaba yerekana ko 26,000 by'abajene ari abatinganyi, dufata imyaka 10, ubwo mu myaka 10 bizaba bimeze bite? Bizonwa nande? Se naba bastari, nibi byamamare, yicara agahita aza gukora initiation kuri kamera, n'abandi banyamakuru bakabakira, kandi mukabifata nk'ibintu biraho bisanzwe, ngo turi mu isi ya digital, turi mu isi ya internet. Nta mugabo wambaye imyenda y'abagore, ubwo n'ububwa, tuvugisha ukuri. Kabisubiremo, nta mugabo wambaye mu ruhame
ndetse n'ahiherereye imyenda y'abagore akajya ku karubanda, iyo atari ubu bwaba ari ubusazi. ubundi kera byakorwaga n'abarwayi bo mu mutwe. haku wahimbawe uri gutanga ubuhamya kuko wasaze, kuko uri umunyamakuru mugenzi wawe nawe akakwakira nta kibazo, nta kintu bitwaye. ariko reka mbabwire, niba muri ababyeyi ukaba ufite umwana w'umuhungu, rwose ibi bintu mukwiye kuba mubyamagana, mukwiye kuba mubyamagana ku karubanda. abantu bajye bareka kuzana ububwa muri sosiyete yacu, bajye bareka kuzana ubumara muri sosiyete yacu. umaze iminsi 2-3 uri kwigisha abantu ukuntu baba intwari bakarwana ku mutekano w'igihugu, urabyutse mu gitondo uje washyizemo amakanzu nta n'isoni kuri kamera, abandi bari kure, umunyamakuru nawe akakwakira. Narangiza uyu ni umunyamakuru uri pro, ibira no kwice tike y'itangazamakuru. ufite uburenganzira bwo kwakira umuntu uwo ari we wese, ariko reka mbaze wowe kuri umugabo mugenzi we urishimye ngo nuko uraza kubona views, kubona umugabo mugenzi wawe yambaye agakanzu yanigirije ari kureresana rwagasanamo imbere? muba abantu b'abagabo mukure mukora itangazamakuru. abanyarwanda mureke kwigira ibimara, wa mugani wa Kenisi, mureke kwigira ibintu by'ibimara duruwe. muba abagabo bahamye, inkuru zo gukora zirahari pe. hari abantu baba barakoze ibikorwa by'indashyikirwa, mubegere mubaganirize. hari abajene baba barakoze ibikorwa by'indashyikirwa, mubaganirize. mureke gufata sosiyete ngumye muyoreke mumworera. abantu baceceke, abapasiteri baracecetse, abayobozi baracecetse, abandi banyamakuru bagenzi baracecetse. ariko ibi bintu ni ububwa pe. hari abajene baba barakoze ibikorwa by'indashyikirwa, mubakire mubaganirize. hari abantu bakora ibikorwa. ariko uyu munsi nahoze mbona ngo indirimbo y'uwitwa Olivier yaciye ibintu ahantu hose, simurwanyije kuko ari umuhanzi, ariko nanone tube clear, nitugumya kugenda tuzana isi y'ibugoryi akaba iyo twereka abantu ko ariyo nziza, abana bose bazabibimara. uyu munsi ko turi 2026, ubwo tuzagira 2050, ko dufite vision nk'igihugu tuzagira 2050, ubundi vision y'igihugu iri kureba abandi. uyu munsi niba urubyiruko dufite rubaye ibimara 2026, tuzagera 2050 bimeze bite? abajene rwose mwubake umuryango uhamye. kandi ibi bintu hari igihe abantu tubivuga, abantu bakagira ngo hari ngo ni uburyoza, ngo ni ishyari. nta mashyari tuba dufite. ariko niba wicaye ukaba uri umusore ku myaka 30, 25 yawe 23, ukaza kuri kamera wambaye ikanzu ayinya 2, nungera muri 34, 35 utangiye kuba umugabo uhamye, uzifuza ko iyo video y'ikanzu bayikuraho udagifite ubushobozi. uzabyifuza utagifite ubushobozi. kandi mujye mwibuka ko izi video zidasaza, zitavaho. uyu munsi ushobora kubwira uwo wayishyizeho ngo nayikureho, n'aka gace se n'iyi thumbnail barayikuraho iwanjye. abantu bige kubaho nk'abantu b'abagabo bahanye pe. ndabizi ko umugabo atari uwuzuye ipantaro, ariko muba abagabo mureke ibintu by'ububwa pe. ngiye mbivugiye kuri kamera nk'umunyamakuru mugenzi wanyu, mureke ibintu by'ububwa. nta mugabo waje mu ruhame ku karubanda, hano bahita ku karubanda yambaye amakanzu nka reka mutwite abaturage, mutwite abantu batagezweho. ariko reka mbabwire, izi za initiation zanyu mukora ni iza fake. je déclare ku mugaragaro ko ari iza fake. gufata abantu w'umugabo ejo uzubaka umuryango, ubwo se ubwo umwana wawe nakubona noneho wazambariye. twemere ko uyu munsi bakubonye wambaye ubukanzu nk'ubu ngubu, ejo n'uwo uzabyara we azaba yambaye ati. nimutwike nibyo, nimukore izo nkuru nibyo, nimwamamare. ariko namwe mbere yuko mujya kwamamara nimushyiremo inyurabwenge bro, mushyiremo inyurabwenge. muve mu bubwa, kambisubiremo, nimureke ububwa, mu abantu b'abagabo. ubundi se urataka ngo wakennye, hari ibintu ureba nyine muri mindset yawe ugahita ubona urwego rwacyo. udakena. niba ushobora kuva mu rugo, ese uriya kanzu wayivanye mu rugo yambaye?
ukaza ugashyiramo bakagushyashyagiriza tu abajene umugabo iteka ryose aba ari umugabo. Iyo umuntu abyaye umwana w'umuhungu akonsa agakuza akarera, nta kindi aba abyariye ingabo igihugu, aba abyariye umutekano igihugu, aba abyariye uburinzi igihugu. Ijambo ry'Imana ryo riravanga umuvandimwe avukira gukura abandi mu makuba, ahubwo mwebwe muri iki gihe musigaye mushyira abandi mu makuba. Mbese ubu mubona atari ugushyira igihugu mu byago? Niba umuntu ashobora kwica, hari igihe abantu bagira ngo nibo bibereyeho, muba mubereyeho abandi. Niba umuntu ashobora kwicara yajya kuri YouTube agasanga umuntu w'umugabo nkawe yambaye ikanzu mu ruhame, watwitse n'ibyo yego, hakoze utekereza ko mutari kudusebereza igihugu. Ubu umuntu uri Uganda, uri Burundi, uri Kongo akakubona waje watamirije, ejo mu minsi yashize yarakubonaga uri gukora ibikorwa by'abantu b'abagabo, atabona mindset yawe. Muri kububwa abasaza bakuze mukebura abantu, ababareberera mu bakebure, aba bajene bari kwigira ibintu by'ibimara ku mugaragaro. Pe nta muntu w'umugabo wambaye imyenda y'abagore mu ruhame. Ubu ni ububwa ngenda ndabivuze. Mu abagabo bahamye, abagabo nyabagabo, mu bagabo bafatana urunana, twubaka igihugu cyacu. Dufite slogan nziza ivuga ngo twubake igihugu cyacu kandi tuniyubaka. Bamwe twibuke n'ibyatubayeho n'amateka ya jenoside yakorewe Abatutsi, ariko twiyubake. Niba abantu barajwe ishinga no kubakira igihugu, abo bacyubakira mukigira ibibiga, ubundi ubwo bibamariye iki? Bangire neza nigire nabi? Oya, tuvugisha ukuri pe. Umunyamakuru akaki nge ntago ngaya uyu waje yayambaye nyine byarabuye za sose. Hase we munyamakuru mwakiriye mukicarana mukaganira mugafata isaha yose nta kumukebura. Niba watekereje kumwakira aje mukaganira yambaye neza byabatwara iki? Paka mushyizemo ubuntu bw'ubunyanganyanga mwanduze societe. Ese kuki muba mutekereza ko murahera kuba abandi aribo barandura? Bazajya bikukira muri bana banga ibyo mushaka ko abantu babagirira, aba ari byo namwe mubagirira. Ibyo mubiba nibyo musarura, biba bizabagiraho ingaruka byanze bikunze. Ikintu ntago wabiba amasaka ngo uzajye gusarura ibigori. Iyo ubibye avoka usarura avoka, ntago usarura indimu. Oya, twinenge twigaye abantu b'abagabo. Ibyo ugiye gukora manzu rero ase ko ngiye kubikora ni inyungu zande, niza umuryango wanjye, ntago ari umuntu avuka yibereyeho. Umuntu aberaho abandi, iki kintu mukimenye. Nta muntu wibera, usije ko mamukira abajene b'imyaka yo hasi, ariko iyo umaze kugera mu myaka yo hejuru nibwo utangira kumenya ko uriho kubera abandi. Human depend others. Umuntu akenera undi, hako si ikintu bagukeneyeho ni iki? Nuko wangiza societe. Mu gitondo buriya narababwiye ngo basitari cyangwa se ibyamamare, ubuzima bwabo, imibereho yabo ni indorerwamo y'abandi bantu basanzwe. Niba uyu yambaye ikanzu, ubwo mu gitondo abajene abibye ikintu gikomeye. Abajene nibura 100 bamureba, baraza nabo kuzambara bumve nta kintu bitwaye. Ibi bintu mubiba mwabyamamare mwe, ibi bikorwa mukora, mujye munuza. Mumenye ko hari imiryango, mumenye ko hari igihugu. Kubona umuntu w'umujene w'imyaka yo gukora akati, nyine wabonye shene ya YouTube cyangwa se wabonye ibyo ukora, abantu bagukurikiye koko. Ubu se umubyeyi wawe yakubonye ababona yarabyaye umugabo. Kubona umuntu w'umugabo yicara akaza kurika. Hari n'abandi rega n'uyu wenyine. Nabonye witwa Pasteur Justin umunsi umwe ngo ni pasteur yahagaze mu ruhame aza yambaye ikanzu y'umugore we. Papa bitangaza n'abandi benshi. Ese muzi bituruka he? Si mwabonye kuri utu dushoti twa AI ko n'abapasiteri bose bambaye amaririsi bari kubwira, muzi zira agenda zituruka he? Hanyuma societe igaceceka bateye ni ibintu bisanzwe, Haka ibintu byose muzabigira ibintu bisanzwe. Ibintu byose ni ibintu bisanzwe.
ibintu byose ni ibintu bisanzwe. Ibyo ntanze igitekerezo nkanjye Robert, buri muntu wese afite uburenganzira bwe, nawe n'uburenganzira bwe, itegeko nshinga rirabitwemerera, ariko ibi bintu ntabwo ari iby'i Rwanda kuri aside yanjye. Reka soze ikiganiro, ntabwo ninda muri iki kiganiro. Imana ibahe umugisha, reka duhure mu biganiro by'ubutaha. Shalom shalom.